You are highly welcome in Baby Laura's channel. Node tuingabire akirokanyame bwamugwaneza Florence Baby Laura. Ejo hashize ku nkuru yacu yitwa ngo ibikomeye nanyuzemo byangize ukomeye duherukana ubwo nababwiraga ko umugabo yanjyanye ngiye nkagira ngo anjyanye we kumba agiye kungurisha. Aho nageze bakavuga ati muhitemo. Baravuze ati muhitemo, ndayije ndavuga ati bahitemo iki. Maze nagiye kubona mbona umugabo w'umusore bamwe bavuga ngo bubatse umubiri, aravuga ati yes, uyu mukobwa ni mwiza pe, akoze umukoye. Natangiye kwibaza mu mutima wanjye ati se ndakora iki, biragenda gute, isi none aha hantu ndahava gute, ko mbona abantu bari ahangaha sibyo kuntera n'indwara ahubwo bashaka no kunyica. Nigiye inama mu mutima wanjye ndavuga ati nta kundi urwishigisha yararusoma, kandi burya ngo nyiri imyaka nta kintu na kimwe yakora ngo uwo mwaka watahiye uba wamuziye. Naravuze ati reka nihangane ibirwe byose ndaza kubyakira. Uwo mugabo nabonaga afite imbaraga nyinshi cyane pe. Yaravuze ati sister vuba tujyane mu cyumba. Narinjiye with respect n'umutima mwiza pe. Majije kwinjira nagezemo arambwira ati ubu nakuguze. Namubwira ati wanguze gute, wanguze iki? Yafashe bya bishinge bajya batera abantu kugira ngo babasambanye nta kintu na kimwe bitayeho. Nkikibona ndakimutanga mba ndakimuteye ahita asinzira. Namwambuye imyenda yari afite, then ndayambara, ndangije nsohoka muri ya nzu batabizi ko nasohotsemo. Ndangije ndigendera. Urwo rwari urugamba rwa mbere nari nsinze. Nari ntangiye kuba ukomeye, ninangiye kwiga ko nakwica nta kwica byose ngomba kubikorera ubuzima bwanjye. Sincerely speaking, ntabwo wabyumva ukuntu ubuzima bwanjye bwari mu kangaratete. Narikundaga n'ibyo, ariko aho byari bigeze kwikunda byari byagabanyutse, ahubwo numvaga ngomba gukunda umubiri wanjye kuruta buri kimwe cyose. Ako kazi nako karahagaze, akazi ko kwicuruza nahise nkagahagarika. Ndavuga ati byange bikunda uyu mwuga ntangiye ushobora kuzangira umuntu utari mwiza, ndetse umuntu udakunzwe, umuntu udafite agaciro. Nahise mvuga ati what is Bella, reka nkora iki ngiki, ese nakora ikihe kintu gishobora kuba cyatuma njyewe mbaho mu buzima bwiza, ndetse ubuzima bunyumvisha ko buri kimwe cyose ngomba gukora kigomba kugenda neza. Anyway, ibyo ngibyo byarabaye ndanabyakira, njya kwaka akazi ko gucururiza umuntu. Nagezeyo amakazi, ako kazi kari akazi keza pe, kuko nanamucuruzaga ntabwo navunikaga. Yari umugabo ariko nawe yarinda ku rwego rwo hejuru. Yakundaga kumbwira ati ndagukunda cyane. Naje kwicara nsanga ko burya buri kimwe cyose umuntu ashaka agomba gukora cyane. Nize ko ako kazi ngomba kugakora ntakunze. Nakoraga amanywa nijoro. Unyumve neza, ntabwo nasinziraga. Wowe ushobora kubaza ati niye mpamvu yatumaga adasinzira. Impamvu yatumaga ntasinzira ya mbere nuko nta mahoro nari mfite mu mutima. Ikindi kintu cyatumaga ntasinzira nuko nari mfite byinshi ngomba kugeraho kandi mu gihe gitoya. Nahoraga ntekereza ko maze gusaza, ndetse yamaze gusaza cyane. Ari nacyo kintu cyaniraga gukora cyane. Sweetheart, wowe udukurikira burya igihe cyose uzicara ugatekereza ko ukiri umwana, ugifite igihe cyo gukora ibintu byawe. Dear friends of mine, you will not win. Nabonye ko determination plus hard working byagombaga kungeza kuri. Narakoze ndetse nkura cyane, nakoresheje imbaraga zanjye zose. Aho abandi babaga basinziye nabaga ndimo ndakora. Nubwo mbere nagize amafaranga 150 mu ntoki zanjye, ayo mafaranga narayafashe ntabwo nigeze nyarya, narayaborotse kuri konti yanjye, kuko umuntu nakoreraga yamaga ibyo kurya, ibyo kwambara nambaraga nk'umwana wo mu bakene nk'uko bisanzwe. Ariko nabonye ko gukora cyane, nagize amahirwe mbona n'akandi kazi ahandi hantu. Nararaga nkuru nyumve, nakoraga amanywa n'ijoro, naryamaga amasaha 2 yonyine, niyo masaha nagiraga yo kuruhuka. Ubundi ushobora kuvuga ati ari kumbeshya, ariko se urumva ntakubeshya ngo bimaririre. Shiri, narakoze hahandi naje kurwara stress y'umunaniro, ariko nkavuga ati determination plus hard working it leads to success. Numvaga mfite inzozi zo kuzaba umuntu ukomeye, nkagira company yanjye icuruza imodoka. Wenda ushobora kuba wumva ko inzozi nari mfite zari zitandukanye na revo narindiho, ariko narakoze.